imihanda ikomeje kunyerera, iyi mihanda ikomeje kunyerera mw'abantu. Twigarukire ku rundi ruhande, tugaruke ku bukwe bwa Regis buri kuvugwa. Prank ahubwo nitabaho. Mu minsi ishize uwitwa Mia wa Ben aherutse kurwana na Regis, bararwana barakomana, induru ziravuga. Ni umugore n'umugabo barwanye nk'umugore n'umugabo. Witwa Mia abana na Regis nk'umugore n'umugabo, ahubwo Ben yajemo nk'umu content creator bari gukorana content. Mia wa Regis babana nk'umugore n'umugabo, ahubwo ari gukorana content na Ben bigize abasheri. Biriya ni igihuha, biriya Ben nagakundana na Mia, biriya ni amafaranga, biriya ni akazi, biriya ni content. Ahubwo ikindi kintu kiri kuvuga aha ngaha ku bukwe bwa Regis n'uwitwa Queen, umugore w'umudivorce w'abana aba babiri, nta nubwo abana na Regis, nta n'ikintu kirenze akorana na Regis, ahubwo biriya byose ni amapranka, ni content bakorana kugira ngo Queen arebe ko yazamuka, bakabeshya ubukwe, bakabeshya ubukwe bwa Queen na Regis kandi atari byo, ari ikinyoma. Ahubwo ibintu by'ukuri batari kuvuga nuko Mia abana na Regis nk'umugore n'umugabo. People nari zanjye umeze fresh, nizere ko umeze neza cyane. Welcome back to GITV Chinko. Mubanze mukore subscribe first, no tuntu tutagoye, kora subscribe noneho mbagezaho amakuru noneho atabaho, mbagezaho amakuru ya danje ari kuvugirwa kuri iyi imihanda yanyereye, imihanda yashyushye. Ikindi cyaciye ibikuba ni prank, ni ikintu cyiswe prank iteguye, prank irimo amafaranga, prank irimo abantu benshi, prank yazamuye showbiz yose, yamanuye aba blogger bose, aba YouTuber. Prank ya Miki na Regis hivanzemo n'uwo bita Aga. Noneho saba gusa noneho bakoze prank. Iyo prank irimo uwitwa Slim Jesus n'umugore we Zuzu, ikabamo uwitwa Bora wa buri kantu, ikabamo uwitwa kariya gakobwa kitwa Nyita Uno kuri TikTok, ubundi ngo bamwita Honorine, bamwita Honorine. Impamvu rero iyi prank yapanzwe ku ruhande rwa Regis afite filime nshyashya igiye gusohoka. Rero sinzi indwara abanyarwanda barwaye ko umuntu ufite igihangano gishyashya agiye gusohora agomba kubanza gushaka saga agayikoza mu bantu bakamushyira ibicu akabona gusohora projet. Ese mwana ntabwo izo projet zanyu muzize? Duhere kuri Soroba ajya gukora projet nshyashya ngo bamufungiye mu Bugande, araza araduprankinga, natwe turemera, igihugu cyose turirimba Soroba, projet irasohoka. Ahangaha Regis nawe agiye gusohora filime nshyashya. Impamvu rero yapanze iyi prank ni ukugira ngo twongere tumuvuge, nitumuvuga bitume iyo filime izajya gusohoka abantu twese ngo tuyitegereje. Iyo niyo mpamvu uwitwa Regis yongeye kuzura saga yiwe na Miki. Impamvu rero iyi prank bayishyizemo uwitwa Bora wa buri kantu, nawe ngo agiye gusohora indirimbo nshyashya. Iyi prank rero yagombaga kuyizamo, bakatubwira ko yagiranye ubutiku nande na Zuzu, umugore wa Slim Jesus, bigatuma nawe tumuvuga ngo kugira ngo iyo projet bizasohoke ngo tuyitegereje. Ntago ari abo gusa rero bari muri prank, harimo n'uwitwa Nyita Uno kuri TikTok, baramuzi. Bagiye bavuga ngo yaryamanye na Aga ngamutera inda y'impanga. Abandi baravuga ngo Regis ne waje avuga ngo atwita inda y'impanga ya Aga. Agaza ari kubihakana, n'umugore waza ari kubihakana, Nyita Uno nawe waza ari kubihakana kadatwite. Ariko kuri live yabereye kuri platform ya Dumba, Nyita Uno yari ahari ari gusobanura ukuntu ibintu byose byatangiye. Ibintu byose ubundi ngo byaratangijwe Slim Jesus n'umugore we. Slim Jesus yandikiye Nyita Uno aramubwira ngo
hari akadiri nshaka ko dupanga. Nita uno nawe ati kagira inkuru. Slim Jesus ati njyewe ngiye guhindura profile kireho aga njye nkorereza message n'amavideo nigize nkaho ndi aga. Umukobwa muzima nawe arabyemera ajya muri diro, ariko iyo diro nawe yayigiyemo kugira ngo ibyo byose niba bimuha azahita byorereza inshuti ye Miki kugira ngo abereke ko Slim Jesus ari kubapangira. Slim Jesus amwohereza biriya bipapuro byose akajya amubwira ngo indango bimeze gute, yigize aga. Noneho ni ibintu birengeye ibyo ngibyo Slim Jesus yakoze. Umuntu wabisohoye bwa mbere ni Regis yabisohoye bwa mbere, ariko witwa Nyita uno we avuga ko ibyo bintu babimwohererezaga ahita bihereza umushuti we kugira ngo anytime atazabibura. Slim Jesus n'umugore we Zuzu baramuhamagara, nyuma bamuhamagara video call, baramusharinga bamwereka ko ibyo bavuganye byose babisibye. Nawe arabisiba, ariko yibagirwa kubanza kubiha inshuti yiwe Miki. Noneho Miki we ngo byanamugezeho mbere yuko Nyita uno abimuha, ngo kuko ngo hari undi muntu wari wabanje kubimuha. Agakino k'abo bantu rero nuko nguko kameze. Abantu bapanga amaprank akomeye nk'ayo ngayo kugira ngo babanze kuvugwa, hanyuma bagire ibihangano bashyira hanze. Ariko hano hari umuryango wanyemeje, umuryango wa Zuzu na Slim Jesus wo ntubaho. Ni nk'umuryango wa Derek na Oruga bari hariya. Inica nikize bombi bamemuke ndamuke bose ntaho bataniye bazibanire. Uwitwa ngo Slim Jesus ngo yari umwana mwiza mbere yuko ahura na Zuzu, ahubwo amatiku ya Zuzu niyo yazanye mu Slim Jesus bituma uwo mugabo nta nshuti nimwe ubungubu ngakigira. Abantu bose ngo bamuvuyeho. Nibyo Derek ari gukora umugore we, ni nabyo umugore ari gukorera Derek, aho basigaye ari nyakamwe nta muntu numwe ubumva, uretse abantu nk'abangaye baba diaspora bifatiye kandi nabo batazatinda kubavumbura. Rero handi hana imihanda ikomeje kunyererera ni kuri saga nshyashya y'uwitwa Salima, uwitwa Sinda n'uwitwa Jihad yababwiye twese turumirwa ngo nuko ngo bavuze utugambo. Jihad nawe murabizi najya nkwera abiri, yababwiye n'akari murori turakamenya. Twamenye ko Salima abi wabo wa Sinda, ngo umuntu w'umugore Salima yarabyaye ngo ariko ngo umwana we ntaza haba. Kimwe na zangegera Derek na Oruga bose barabyara abana bakajugunya, baba bagizwe na ba nyina. Mujye mushima ababyeyi banyu icyo koze. Uwitwa Sinda nawe akurura umugore mugenzi we Salima iwabo kwa nyina bataha saa 9 z'ijoro saa 8 z'ijoro basinze bamuturaho inzugi. Nanone ngaruke ku Abanyarwanda mwabaye mute? Abanyarwanda mwabaye mute? Iyo umuntu agize ibikorwa byiza akora, iyo umuntu mumaze kumumenya, abandi mushaka ibintu mwakora kujya mu musubize hasi. Festine na Dorcas abana beza cyane, Abanyarwandakazi baririmba neza indirimbo za gospel, twese tukajya mu mwuka tukabyumva. Ariko akantu gato konyine kaba kabaye, umuntu mukamutuka mukenda yabyivugiye neza, yabibwira ati abantu mwese mu mutuka, arabisoma arabireba byose kandi arabazi. Ngo nimunahura akakureba nabi ntuzakeka ikindi, arakuzi kuko waje uvuga ibitandukanye n'iby'abandi. Mushyira undi mwana hasi mwana. Ibintu byo kuvuga ngo yajyanye inda, okay yarayijyanye. Muri mwese ni utarakuyemo inda ninde utarajyanye inda ku mugabo? Ni cyo gikuba yaciye, nibiye bibi yaciye. Mwaretse undi mwana kwiyubakira umwana. Kayo magambo yanyu nk'Abanyarwanda ariyo yatuma n'umuntu wari wimereye neza, wari wifitiye urugo rumeze neza rusenyuka. Ngaho ngo yaguye kuri stage ngo kubera inda. Biriya bibaho umubyeyi utwite birashoboka ko yabura imbaraga, kandi bira nta n'igikuba yaciye. Aratwite kubera afite umugabo, ntago atwite nta mugabo afite, ntibibaho. Benshi muri kumutuka, benshi mwihakanya abana, abandi mwakuyemo inda, abandi mwarabyaye abana murabata.
ababanye n'abagabo mu mutuka muri bake cyane. Sinzi ko hari n'umuntu ubana n'umugabo wakora ubugoryi bwo gutuka umugore ubana n'umugabo ngo aratwite. Ntago bibaho. Mureke undi mwana yubake, mureke undi mwana atera imbere, mureke undi mwana mutazana musenya, mutazava munamusenyera, mugatuma ibyo yari amaze kugeraho byose bibi mfabusa, umugabo we agahaga uwo mwana bahoza mu matiku kandi atari we wabizanye, ari mwebwe abanyarwanda mwabizanye. Mushyira undi mwana hasi. Nta kibi yakoze, nta mafuti yakoze, nta bibi yakoze, ibyo arimo ni inyungu ze kandi ni by'ijana ku ijana. Umubyeyi utwita abana n'umugabo nta makosa aba afite, ntayo. Nari zanjye nizere ko mumeze fresh cyane. Mukore subscribe hano kuri GITV Chenko, tuzajya dukomeza kubana umunsi ku munsi. Ciao ciao. Hehe, ngo nawe ujye muvuga twaramumenye. Abantu benshi sinzi mwabonye amafoto yajya acicikana nk'aya ngaya, Gasuku ari gusomana n'umuhungu mugenzi we. Ntabwo nari nzi ko hakuzi ko bigiye kujya bituma abantu bose bakize bafite amafaranga dukeka ahantu bayakuye. Gasuku mu mufungo wose agira, mu mafaranga yose agira harimo n'amafaranga y'ubutinganyi. Nkuko mureba ayo mafoto menshi cyane yagiye acicikana ari gusomana na Semuhungu. Gasuku ari gusomana na Semuhungu ku mugaragaro, abantu bafotora. Niyo mpamvu mwagiye mubona amafoto yiwe yagiye ajya hanze, mukabona ayandi menshi Gasuku bamufashe ikiganza, bari kumusoma ikiganza. N'amanama ngo ajya yitabira y'abatinganyi. Sinzi impamvu abantu nk'abariya baba batwihishemo, tuba dukwiye kugira ikintu dukeka, kuko nawe ntabwo yari abizi ko ari amafoto umunsi umwe azajya hanze. Nigeze kubona ikiganiro yakoranye na Tycoon ari kumushinja ko kuko Tycoon we yarabyivugiye Gasuku katari mwiza, kandi koko si mwiza. Tycoon kubisubiramo mu maso yiwe bituma Gasuku amubaza ngo uri umutinganyi, uri umuge? Ngo namenye amakuru ngo ko n'inama uzitabira. Kumbe Tycoon si we mutinganya, ahubwo Gasuku niwe mutinganyi. Okay, ayo mafoto yo ibyo avuga ni ibyanyabyo, ni ukuri. Abantu mutari muzi Gasuku wenda mumumenye.